usanga handitswe ijambo ngo ibyo banywa birakarishye, ibyo bisindisha ngo ibyo banywa birakarishye, bahora basambana. Bigaragara ngo abantu banywa inzoga zikarishye, banywa ibisindisha, ngo bahora basambana. Ndagira ngo nkurikire cyane, hari ujya usanga abadamu kenshi barushye, abagore barushye mu ngo zabo, kubera ko abagabo babo iyo bamaze kunywa ibyo bisindisha, ibyo bikarishye, aribwo binjira mu busambanyi, ntibamenye agaciro kabo. Nibwo usanga umudamu ari kurira, havuga ati umugabo wanjye aba umuntu yatanyweye muri bya bintu, yatanyweye kuri bya binyagwa, bya bindi bikarishye, yatabinyweyeho, aba umuntu nibwo amenya agaciro kanjye. Ndagira ngo uyu munsi wa none bagabo munteze amatwi, mugerageze kuba maso. Ndabasuje mu izina rya Yesu, muraho mwese. Ni mwene so muri Kristo Yesu, Pastor Yakabumbye Etienne. Itorero ryacu ni rya Gasovu, paruwasi yacu ni ya Rundoyi. Ubwo rero nkorera umurimo w'Imana muri ADPR. Ndubatse mfite umufasha n'abana 6. Bagira ngo rero tuganire ku ijambo ry'Imana ryo gutunga ubugingo bwacu, kuko burya dukenera ibitunga umubiri, ariko ubugingo nabwo bukenera ibibutunga. Niyo mpamvu na Yesu yavuze ati mwe kwifuza ibyo kurya bishira gusa, ahubwo mwifuze ibyo kurya bihoraho. Nkuko tubisoma mu butumwa bwiza ubwanditswe na Yohana igice cya 6 umurongo wa 27. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani igice cya 4 umurongo wa 23. Turasoma n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 12 umurongo wa 4. Imigani igice cya 4 umurongo wa 23 handitswe ijambo ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo bikomokaho. Ubutumwa bwiza bwa Luka, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 12 umurongo wa 4 hakatubwira ngo kandi ndababwira mwebwe inshuti zanjye nti ntimugatinye abica umubiri, hanyuma ntibagire ikindi babatwara. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana dufite intego ivuga ngo turinde imitima yacu kuruta ibindi byose birindwa. Imana itugenderere cyane. Dusomye iri jambo ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Bigaragara ngo umuntu kenshi ashobora gukinga inzu y'agashaka n'ingufuri zikomeye, arinda ubutunzi bwe, arinda imyambaro cyangwa amafaranga n'ibindi bintu biri mu rugo rwe. Ariko ijambo ry'Imana tuvuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Noneho kandi Yesu nawe amaze kubona ko ubugingo aribwo bukenewe cyane, aravuga ati kandi ndababwira mwebwe inshuti zanjye nti ntimugatinye abica umubiri, hanyuma ntihagire ikindi babatwara. Bigaragara ngo iyi mibiri twambaye izapfa. Byumvikana ngo nubwo umwana w'umuntu atanyica, ariko iherezo ryanjye ni ugukugwa muri uyu mubiri. Nawe niko bimeze, ntawe utazapfa. Bigaragara no wica nawe amenye ko nawe azapfa. Ariko icyo dusabwa ni ukumenya agaciro k'imitima yacu kuruta ibindi byose. Ndagira ngo mbere yuko nkomeza n'ubusobanuro mbanze nsenga Imana yangu ibashe kuba mu ruhande rwanjye, ijambo nsomye mbashe kurisobanura Mwuka Wera nshoreye. Imana Data twese oraho, mu izina rya Yesu, uri Imana y'inyambaraga, uri Imana izi imitima yacu, izi n'ibyikeneye. Aka kanyira ijambo maze gusoma, nkeneye imbaraga zo kurisobanura. Nshorere Umwuka wawe Wera, kandi ntaba ari nge, icyubahiro kiboneka ari icyawe. Nge mboneke no gucishwa bugufi. Ube hafi yanjye kuva ntangiye kugeza nsoje, mbone kujya neza kwawe. Ndagushimira ko byumvise, nsenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo twinjire mu busobanuro bw'amagambo dusomye mu gitabo cy'Imigani igice cya 4 umurongo wa 23, ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 12 umurongo wa 4. Dusomye ijambo ry'Imana ratubwiye ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo bikomokaho. Hanyuma hariya nanone mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 12 umurongo wa 4, Yesu aravuga ati kandi ndababwira mwebwe inshuti zanjye nti ntimugatinya abica umubiri, hanyuma ntibagire ikindi babatwara.
ndababwira mwebwe inshuti zanjye. Yesu arabwira abamukunda, arabwira inshuti ze, ntabwo abwira idini, ntabwira ubwoko, abazungu cyangwa abirabura, abakire cyangwa abakene. Arabwira abiyemeje kuba inshuti ze ko bagomba kwita ku bugingo bwabo kuruta iyi mibiri twambaye izabora, izapfa. Nuko arabwira ati kandi arabwira mwebwe inshuti zanjye nti ntimugatinya abica umubiri, hanyuma ntibagire ikindi batwara. None se iri jambo nk'uko mbabwiye intego yaryo iradusaba kurinda imitima yacu kuruta ibindi byose birindwa. None se imitima tuzayirinda iki? Maze kuvuga ntiburya umuntu akinga urugi cyangwa se akinga inzu ye, umuntu akinga inzu ye agira ngo ibirimo bitibwa. Umuntu ashobora no gushaka n'ingufuri zikomeye, kavuga ati uko biri kose reka ndebe ko nabona urugi rukomeye n'ingufuri ikomeye ku buryo umujura atazapfa kurukingura. Burya bigaragara ngo abari kurwana kubibitse muri iyo nzu, ariko ndetse hari n'igihe abarwana no ku mubiri we, birumvikana. Ariko ijambo ry'Imana tuvuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Bigaragara ngo nubwo umwana w'umuntu yagutema n'urugero, ntabwo yatema umutima, icyakora yatema umubiri. N'abarozi baroga ntabwo baroga umutima, baroga umubiri. Uretse ko hari icyica umutima cyangwa se n'uburozi bw'umutima. Ubwo burozi rero buroga umutima nibwo nsabwa kwirinda, nibwo nawe usabwa kwirinda. Umutima tuzawurinda iki? Niba umubiri wicwa wenda n'indwara, ukaba wakwicwa n'isasu, ukaba wakwicwa wenda n'umupanga n'ibindi, none se umutima wo wicwa n'iki? Umutima kwari wo dusabwa kurinda kuruta ibindi byose birindwa. Usanga abana b'abantu bafite ubwoba bwo gupfa mu ruhande rw'umubiri, kandi amaherezo nta gupfa. Nyamara ntabwo bajya bagira ubwoba bwo gupfa mu mutima, ntibagira ubwoba bwo gupfa mu bugingo. Ugasanga umwana w'umuntu ahagaritse umutima, ati ndatinya ko bangira gutya, ndatinya ko banyica. Witwaga Zedekiya ngo yari afite ubwoba ko abakarudaya bashobora kumwica nabi, ariko ntabwo yari afite ubwoba bwo gupfa mu bugingo. Nuko Zedekiya ngo yabwiye Yeremiya ati abakarudaya bagiye bakoboka ngo abayuda ngo abayuda bagiye bakoboka abakarudaya, ati ndatinya ko banshyira mu maboko yabo bakanshinyagurira. Muri make yari ari gutinyisha umubiri yambaye. Ariko Yeremiya ngo aramubwira ati ntibazagutanga, ati ndakwinginze wumva ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira, ati nibwo uzagubwa neza, nibwo uzamererwa neza, ati kandi n'ubugingo bwawe buzarama. Ubugingo bwawe ubunani wa mutima nyine. Yeremiya 38 uzasoma umurongo wa 22, usome n'uwa 23, niho uzabona ayo magambo mvuze nyine. Zedekiya yarahagaritse umutima wo gupfa mu ruhande rw'umubiri, ariko ntabwo yari afite ubwoba bwo gupfa mu bugingo. Bigaragara ngo umwana w'umuntu usanga arengereye umubiri twambaye, ariko ntatekereze ku bugingo bwe. Yesu nadufashe cyane. Niko na Yuda yagambaniye Yesu, anari umubiri arengera, avuga ati uko biri kose nindamuka ngambaniye umwana w'Imana nzagubwa neza, abantu abatambyi bazanyubaha, bazamfata neza. Nyamara ntabwo yarazi ko biraza gutuma ubugingo bwe buharimbukira, iherezo rye rikaba ribi. Imana idufashe cyane. Bakundwa bene data, turasabwa kurinda imitima yacu kuruta ibindi byose nk'uko tumaze kubibwirwa. Ndashaka gutanga ubusobanuro. Umutima wicwa n'iki? Umutima ndagira ngo turebe wicwa n'iki. Tujye gusoma ijambo ry'Imana turebe icyo tuzarinda umutima, maze bishoboka nje nawe tuyigengesere ibishaka kwica imitima yacu tubyirinde. Turasoma Hoseya igice ni cya 4 umurongo ni wa 11. Turaza kureba ikintu gishobora kwica umutima, maze bishoboka nje nawe umutima tuwurinde kuruta ibindi byose birindwa. Hoseya igice ni cya 4 umurongo ni wa 11. Dusanga handitswe iri jambo. Ubutumwa bwiza mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya igice cya 4 umurongo wa 11 handitswe iri jambo ngo ubusambanyi
na vino y'umuce na vino yihira byica umutima. Imana idufashe cyane. Ubusambanyi na vino y'umuce na vino yihira byica umutima. Mbese mwene data wumvise ikintu cyica umutima, bigaragara ngo nta kindi cyakwica umutima. Ntabwo umutima wicwa n'umupanga, isasu ntiryica umutima. Bigaragara ngo uburozi busanzwe ntibwakwica umutima, ariko ubusambanyi bwica umutima. Ndetse Imana idufashe cyane. Ndetse no gusinda n'ibisindisha ngo vino y'umuce na vino yihira byica umutima. Bantu munteze amatwi, ndagira ngo abo Satani yaba yaragize imbata z'ubusambanyi bibuke ko bafite imitima ipfuye. Abo yagize imbata z'inzoga bafite imitima ipfuye, yishwe n'ibisindisha. Umugaragu w'Imana Hoseya Mwuka Wera murimo arahanura ati ubusambanyi na vino y'umuce na vino yihira byica umutima. Bigaragara ngo burya icyaha nicyo cyica umutima. Muririmbyi araririmba ati nari mu isayo y'ibyaha, aravuga ati nari mu isayo y'ibyaha, aramfata aransayura, ati nari mu mwijima ukomeye, maze aramurikira. Ariko ageze ku gice cya 4, ni indirimbo y'104 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ageze ku gice cya 4 amaze gusayurwa mu byaha na Yesu, arahamya ati none mpora mu mahoro, umutima ni muzima. Haleluya. Ati none mpora mu mahoro, umutima ni muzima. Bigaragara ngo iyo umutima wapfuye n'amahoro aba make. Ubusambanyi bwamaze kwica umutima, umugabo ntiyamenya agaciro k'umugore we. Ubusambanyi bwisha umutima, umugore ntiyamenya agaciro k'umugabo we. Niko n'ubusinzi bwamaze kwica umutima, ntawamenya agaciro k'urugo rwe. Bigaragara ngo ibi byose rero nibyo dusabwa kurinda imitima yacu. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Yesu nadufashe cyane. Mbese ahari waruzi agaciro k'umutima wawe? Ese waruzi ibyica umutima ibyo ari byo? Icyampa rero nge nawe tukabera amaso ubugingo bwacu. Dusomye ijambo ry'Imana rero ngo ubusambanyi na vino y'umuce. Ubundi vino y'umuce, hari abibaza batese vino y'umuce ni iki? Vino y'umuce bisobanuye inzoga ishaje cyangwa se inzoga imaze iminsi. Ukurikije Bibiliya y'Icyongereza iryita inzoga y'umuce iyita old wine. Bisobanuye ni inzoga ishaje cyangwa se imaze iminsi. Naho inzoga yihira ayo new wine, inzoga nshya. Ukurikije Icyongereza bisobanuye ni inzoga yahiriyeho cyangwa se ihiye ako kanya y'umushyuhira. Ariko nubwo ari y'umushyuhira ntabwo ikiza umutima, nayo yica umutima. Inzoga y'umuce rero ari inzoga ishaje yica umutima. Bakundwa bene data, hari abantu bamenyere kunywa ibisharira, inzoga zimaze icyumweru, zimaze iminsi 35 zikabica imitima. Ugasanga benshi barakora ibyaha batagambiriye, bariyandarika kubera ibisindisha, imitima bamaze gupfa. Imana idufashe cyane. Iyo umugore yasinze ibisindisha byisha umutima we, nibwo ashobora guheka umwana amucuritse, nibwo ashobora kuryama mu kigunda azi ko ari mu rugo rwe. Ariko bitewe n'uko umutima wapfuye, niko n'umugabo wamaze gupfa umutima usanga atamenya agaciro k'umugore yashatse, asanga arajya mu irari ry'abagore batandukanye. Bakundwa bene data, niyumvise mwiri jambo ngo turinde imitima yacu kuruta ibindi byose birindwa. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Yesu nadufashe cyane. Mu byo uzarinda umutima wawe, uzawurinda ubusambanyi, uzawurinda kandi n'ibisindisha. Njya nibuka muri 2013 mu kwezi kwa 10 ku itariki 13 ari ku cyumweru, nibwo Imana yansanze irambwira ngo iyo abajwe n'abantu usanga basenga Imana, ugasanga ariko barasenga mu buryo butandukanye. Bamwe bakiyiriza ubusa, abandi bakajya mu butayu, abandi bagasengera mu mazi. Cyakora irambwira ngo abo bose babashaka Imana, ngo ikibazo ngo nuko ibyifuzo bajyana ngo atari byo bikenewe cyane. Ngo usanga benshi ngo bifuza ko Imana ngo yabaha abagabo, abandi bikabaha abagore, ngo abandi basanga barifuza ko yabaha amafaranga menshi bakaba bakire cyane.
ubwo urumva ni wa mubiri bitayeho nyine nk'uko twabibwiwe, ntabwo ari umutima bari kurwanaho. Ugasanga ngo abandi barifuza impano ngo z'umwuka wera kugira ngo babahanuzi babirangirire, mbese baba abantu bakomeye mu byo babitangaza. Icyakora ijwi ry'Imana rirambwira ngo nzababwira abameze batyo ngo ibyo byifuzo ni byiza, ngo ariko si byo bikenewe cyane. Ngo nzababwire ngo igikenewe cyane ngo ni imbaraga zirwanya icyaha, cya kindi nyine cyica umutima. Imana itugenderere cyane. Turasabwa gusaba Imana imbaraga zirwanya icyaha, nuko ibindi byose bikazaza nyuma. Kuko burya ntabwo Imana iyobeye ko umukobwa akeneye kubaka urugo, ntabwo iyobeye ko umusore akeneye umufasha, ntabwo iyobeye ko umuntu akeneye kurya no kunywa ndetse no kwambara n'ibindi byose dukeneye. Imana irabizi. Yesu yaravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo nibwo ibyo byose muzabyongerwa, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 33. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana, ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Bigaragara ngo ibindi byose Imana izabiduha. Imana idufashe cyane, ariko turasabwa gukiranuka, kuko gukiranuka ni ukurinda ubugingo. Gukiranuka, amena, ni ukurinda ubugingo bwacu. Iyo twakiranutse imitima yacu iba mizima, kandi gukiranuka nk'uko mbabwiye niko kushobora kuduhesha ubugingo, kukaduhesha n'amahoro, nk'uko dusoma mu gitabo cy'Imigani igice cya 12 umurongo wa 28, ho dusanga handitswe iri jambo ngo mu nzira yo gukiranuka hari ubugingo. Mu nzira yo gukiranuka hari ubugingo, ngo no mu mayira yako nta rupfu rubamo. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Imana idufashe cyane. Nuko muri iryo yerekwa Imana irambwira ngo nzabwira itoro ngo abazashaka kurinda ubugingo bwabo cyangwa se kurwanya icyaha, ngo barasabwa kwirinda ibisindisha. Yakobo nawe nako Petero, ni Petero wanditse hariya mu rwandiko rwa mbere, yanditse mu gice cya 5 umurongo wa 8, arandika ati mwirinde ibisindisha, mube maso. Ati kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka ko yaconshomera. Ati mwirinde ibisindisha, mube maso. Haleluya. Turasabwa kwirinda ibisindisha, turinda imitima yacu. Turasabwa kuba maso, turinda imitima yacu. Ati mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka ko yaconshomera. Burya Satani nawe mujya ashaka ko abantu bakora ibyaha, abagira ngo ubugingo bwabo bupfe. Imana idufashe cyane. Cyo niyo dusabwa gukora, turinda imitima yacu kuruta ibindi byose birindwa. Maze Petero ageze ku murongo wa 9 aza kuvuga ati uwo mwanzi mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye. Yesu nadufashe cyane. None se mwene data urabyumva ute? Hose yati ubusambanyi na vino y'umuce na vino yihira byica umutima. Ariko hariya mu gice cya 4 cy'umuhanuzi Hoseya, iyo usomye umurongo wa 18 usanga handitswe iri jambo ngo ibyo banywa birakarishye, ibyo bisindisha, ngo ibyo banywa birakarishye, bahora basambana. Bigaragara ngo abantu banywa inzoga zikarishye, banywa ibisindisha, ngo bahora basambana. Ndagira ngo nkurikire cyane, hari ujye usanga abadamu kenshi barushye, abagore barushye mu ngo zabo, kubera ko abagabo babo iyo bamaze kunywa ibyo bisindisha, ibyo bikarishye, aribwo binjira mu busambanyi, ntibamenye agaciro kabo. Nibwo usanga umudamu ari kurira havuga ati umugabo wanjye aba umuntu yatanyweye muri bya bintu, yatanyweye kuri bya binyagwa, bya bindi bikarishye, yatabinyweyeho, aba umuntu. Nibwo amenya agaciro kanje. Ndagira ngo uyu munsi wa none bagabo munteze amatwi, mugerageze kuba maso, ngo ibyo banywa birakarishye. Ahari iri jambo rije ku bwawe, wowe unteze amatwi, aho ni wabona nawe ibyo unywa bikarishye,
bigatuma utamenya agaciro k'urugo rwawe, ugasanga uraho rusambana nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ibyo banywa birakarishye bahora basambana. Turabwiwe kandi ngo ubusambanyi na vino y'umuce na vino yihira byica umutima. Bityo rero turasabwa kusaba Imana imbaraga zirwanya icyaha, zirwanya ubusambanyi, zirwanya ishyari, zirwanya icyitwa ikibi cyose. Yesu nadufashe cyane. Pawulo yandikiye Abaroma, mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 8 umurongo wa 13 arababwira ati kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa. Uko gupfa yavugaga rero ni ugupfa mu buryo bw'umwuka. Ati kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Yesu nadufashe cyane. Bityo rero Imana yashaka ko tuyisaba imbaraga z'umwuka wera zo kwica ingeso za kamere, bityo tukarama. Ntabwo ari ukurama mu buryo bw'imyaka isanzwe, ni ukurama mu gakiza kugeza ubwo tuzagera ku byasezeranijwe, kugeza ubwo tuzabasha kubona ubugingo buhoraho. Hari imbaraga zica kamere, bikaba byatuma icyaha kitagira imbaraga, bikaba byatuma ubusambanyi bucika intege, ubujura bucika intege, ubusinzi butagira agaciro mu mitima yacu, kubera ko hari imbaraga twasabye Imana, ni imbaraga z'umwuka wera zo kwica kamere, zo kwica ingeso za kamere. Kandi buryo twica ingeso za kamere tuba turi kurinda umutima. Yesu nadufashe cyane. Bityo rero rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Ngarutse kuri wa muririmbyi 104 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, ati nari mu isayo y'ibyaha, ati nari mu isayo y'ibyaha, imaze aramfata aransayura. Uwo ni Yesu wamufasha aramusayura. Ati nari mu mwijima ukomeye, ati none aramurikira, maze abageze kuri kiriya gice cya 4. Ati none mpora mu mahoro, umutima ni muzima, atari ku cyatumye ncungura kankiza sinkizi. Gusa rero ati none mpora mu mahoro. Abantu bafite imitima mizima nibo bagira amahoro, nibo babanye nabo bashakanye neza, nibo baza agaciro k'imiryango yabo kubera imitima yabo ari mizima. Iyo umutima wapfuye rero ntabwo umuntu amenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Iyo umutima wapfuye ntabwo amenya kurobanura ibyera n'ibitari ibyera. Umutima wapfuye. Yesu nadufashe cyane. Umutima wapfuye ntushobora kumenya gutandukanya umucyo n'umwijima. Ni nayo mpamvu Uwiteka yabwiye Abisirayeli mu gitabo cy'Abalewi igice cya 10 uhereye ku murongo wa 8 kwageza ku wa 10 ababwira amagambo akomeye, aho dusoma ngo Uwiteka abwira Aroni ati bwira Abisirayeli ati ntimukanywe vino cyangwa igisindisha kindi wowe n'abana bawe muri kumwe, ariko aravuga ati ryo ribabera itegeko ridakuka. Mubone uko mutandukanye ibyera n'ibitari ibyera, ibyanduye n'ibitanduye. Yesu nadufashe cyane. Mubone uko mutandukanya ibyera n'ibitari ibyera, ibyanduye n'ibitanduye. Ntabwo waba utegekwa n'inda, ntabwo waba utwarwa n'ibisindisha ngo umenye gutandukanya umucyo n'umwijima. Ibyo ntibishoboka. Umutima wapfuye rero ntushobora kumenya ngo iki ni icyaha, iki ni cyiza. Imana idufashe cyane. Ndagira mbabwire witwaga Loti. Dusoma Bibiliya ikatwereka ko Loti icyamugushije mu mutego gusambana n'abana yibyariye nuko yari asindishijwe n'abana be nyine. Bibiliya itwereka ko abakobwa be babiri aribo bamusindishije. Yamara gusinda nuko ntamenye ngo ari he cyangwa ameze ate, nuko ntiyamenya muri make uko abana be bamusanze. Umukobwa we w'imfura ngo aramwegera aramushuka, nuko maze ijambo ry'Imana tubwira ngo yari bamaze kumusindisha bararyamana. Bibiliya ikatubwira ngo ntabwo Loti yamenye igihe uwo mukobwa yaryamye igihe abyukiye, kubera ko umutima wari warapfuye. Nuramukubikurikiranye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 19 uhereye ku murongo wa 31 uzabona amakuru ya Loti n'abana be yibyariye. Bityo rero gusa icyo ngusaba, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Imana idufashe cyane. Nongeye mbibutse rya jambo twasomye muri Luka igice cya 12 umurongo wa 4
ngo kandi ndababwira ngo inshuti zanjye ntimugatinya abica umubiri hanyuma ntibagire ikindi babatwara. Bakundwa bene data, ababakangisha kwica imibiri mubabwire ko nabo bazapfa, ko nabo ntabwo bazahoraho, ariko we tinya ikirica ubugingo bwawe, urinde umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Yesu nadufashe cyane. Nongere mbasabe bantu munyumva neza, muzirikane iri jambo dusomye muri Petero ko mwirinde bisindisha, mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka ko yaconshomera. Nibuka ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 2018 hari kuwa kabiri nibwo nagiye muyerekwa. Imana irambwira ngo ngende mbwira itorero ngo abantu bose babe maso, ngo ariko cyane cyane abagabo, ngo mbabwire ngo bose babe maso, ngo ariko cyane cyane abagabo. Imana rero iza kumpa ubutumwa ari ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 2013. Hari ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 2013 ari ku cyumweru. Imana irambwira ngo abashaka guturwamo n'Imana bifuza ko umwuka wera yabona ikibanza mu mitima yabo, ko nzababwire ngo hari ibintu bibiri bitabana. Ibyo bintu bibiri bitabana ngo ni ishyari n'umwuka wera. Ndabwira nzababwire ngo ishyari n'umwuka wera ntabwo bibana. Bityo rero bantu umuntu heza amatwi, twamaze kumenya ko ishyari ryica, mpamvu ritabana n'umwuka wera nuko umwuka atanga ubugingo, ariko ishyari ryo rikica. Nkuko twabibonye mu gitabo cya Yobu gice cya 5 umurongo wa 2 ngo ishyari ryicubuza ubwenge, umujinya wica umupfapfa. Ishyari ngo kuko umujinya wica umupfapfa, ngo ni ishyari rikicubuza ubwenge. Abantu babuze ubwenge nibo bicwa n'ishyari, ariko abafite ubwenge bararyamagana. Imana idufashe cyane. Ishyari se ni iki? Ijambo ishyari bisobanuye ngo ni umuntu wifuza kubaho ariko ntiyifuze ko mugenzi we yabaho. Ugasanga arashaka kugubwa neza ariko akifuza abandi ko batagubwa neza. Arashaka amahoro ariko ntiyifuriza abandi amahoro. Arifuza kurya ariko akumva abandi bakicwa n'inzara. Afite akazi ariko akumva abandi ngo baba bashomeri kugeza iteka. Bakundwa bene data, abafite ubugingo buzima, abarinda imitima yabo, turasabwa kumenya ko bagenzi bacu ari kimwe natwe. Bigaragaho niba nabonye ibyo kurya, ngomba kwifuza ko nabandi babona ibyo barya. Niba Imana yamuhaye umwambaro, abantu Imana ibikore nabandi. Imana iguhe kunyumva neza. Bese harunteza amatwi icyamukanyumva. Ngo ishyari n'umwuka wera ntabwo bibana. Niba Imana yaraguhaye urubyaro, ujye wumva nabagenzi bawe ko bakeneye urubyaro. Niba abana bawe barubatse ingo, ujye uvuga uti Imana warakoze, abana banjye warabubakiye, ariko ngusabye ko wakubakira n'abagenzi banjye bandi. Imana iguhe kunyumva neza. Wirinde umwuka w'ishyari. Ni wifuza kubaho, ujye umenya ko n'abagenzi bawe bakeneye kubaho. Nizere kunteza amatwi rero. Wirinde ishyari, ejo ritakwicira ubugingo, rikakwicira umutima, ugasanga uraho upfuye uhagaze nta bugingo ufite. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Nizere ko amaze kunyumva rero. Bityo rero intego nari mfite yari ngo turinde imitima yacu kuruta ibindi byose birindwa. Nongere nkwibutse ngo nubona umugore utari uwawe ko nariya ndari karifata nabi imbere yawe, uzamenye ngo Satani arashaka kwica ubugingo bwawe. Nkuko tumaze kubwirwa ngo kuko maraya akenesha umuntu agasigara ku gasate k'umutsima, ngo kandi umugore usambana nawe ngo ahiga ubugingo bw'igiciro cyinshi. Nuko tumenye ko ubugingo bwacu ari ubw'igiciro cyinshi. Niyo mpamvu Yesu aburwanaho katubwira ngo tube maso. Nuko azi ko ubugingo bwacu ari ubw'igiciro cyinshi. Murimbye yararimbye ngo ntiyandika kuko ankunda, ati nubwo ndi mubi, ati rero ntiyakundira ubugingo bwanjye kubora, ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura. Kubera iki? Yabucunguje igiciro, iteka aramfata. Imana idufashe cyane. Satani arahiga ubwo bugingo Yesu yacunguye. Satani arahiga ubugingo Umwami Yesu yitangiye ngo abwice, ariko nanjye ndasabwa kuburinda. Kandi Imana iri kumbwira icyabwica ngo nkirinde kuko ubugingo
twasanze buticwa n'uburozi busanzwe, ntabwo bwicwa n'umupanga, ntiwaburasa, isasu ntiyakwica ubugingo. Bigaragara ngo ikintu cyica ubugingo ni icyaha, cyica ubugingo twakibonye ni icyaha. Niyo mpamvu dusabwa kusaba Imana imbaraga zirwanya icyaha, tukarwanya icyitwa ikibi cyose, ishyari tukabyirinda, umujinya tukawurwanya, tukarwanya ubusambanyi, tukarwanya ibisindisha ngo twamaze kubibwirwa, turwanirira ubugingo bwacu. Imana iguhe kunyumva neza. Mu kanya ndashaka kurangiza, tugasenga Imana kubifuza kurinda imitima yabo kuruta ibindi byose birindwa. Yewe mwene data unteze amatwi, icyakora nawe wa mubyeyi we, nawe wa mukobwa we, urasabwa kumenya ko nawe nubona umugabo utari uwawe ari kuguhongerera, aguha amafaranga, aguha telefone ku buntu, urabe maso. Birashoboka ko ari inzira yo kwica ubugingo bwawe, ejo ugasambana, ejo ukaba indaya, kandi wari igiciro mu maso y'Imana. Rinda ubugingo bwawe. Bibiliya iratubwira ngo impongano zihumya amaso y'abareba. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 23 umurongo wa 8 haratubwira ngo ntugahongerwe, kuko impongano ihumya amaso y'abareba. Impongano nazo zihumya amaso. Amafaranga ashobora guhumya amaso y'umukobwa, ejo ukabona arandagaye, yakoreraga Imana, umuhamagaro ugapfapfana. Birashoboka ko amafaranga yahumya amaso y'umugore, agasenya neza kandi yayubatse, afite umugabo bashakanye mu buryo bukwiriye, ariko ubutunzi bukamuhumisha amaso, bukamusenyera, akaburwa amenyo. Imana ibafashe cyane. Impongano zihumya amaso y'abareba, abacamanza bakagoreka imanza kubera impongano. Abari gutsinda bagatsindwa, abari gutsindwa bagatsinda. Ibyo yose bigaragaza iki? Abo bameze batyo bafite imitima ipfuye, nubwo bafite imibiri mizima, ariko bapfuye bahagaze. Abo baje guhumywa amaso n'impongano, bagaca imanza zibera, bakagoreka ukuri, bakureba, bakagoreka imanza bazireba. Abo nabo bigaragara ngo imitima yabo yarapfuye. Uzasoma igitabo cy'Abalewi igice cya 19 umurongo wa 15, uzasanga handitswe ijambo ngo ntimukagoreka imanza, ntimugaca urwa kibera, mwohejwe no gukunda umukene cyangwa kubaha ukomeye. Urabe maso, ntimukagoreka imanza, ntimugaca urwa kibera, mwohejwe no gukunda umukene cyangwa kubaha ukomeye. Bigaragara ngo n'umukene nawe ntuzavuge uti wenda kubera ko adafite icyo atanga ngo ujye kumurengera cyangwa se ngo umubererekere, umwite umukiranutse atakiranutse, wenda uzamubabarire, ariko wamwemeje icyaha. Ariko ukomeye nawe ntuzashukwe nuko akomeye ngo ujye kugoreka ukuri, wo gutsinda tsindwe, ngo gutsindwa tsinde. Imana ibafashe kunyumva neza. Bakundwa bene data, uyu munsi wa none niyumvisemo ko nabwira abanteze amatwi ngo murinde imitima yanyu kuruta ibindi byose birindwa. Yesu radufashe cyane. Maraya arakenesha, umuntu agasigara ku gasate k'umutsima, ugasanga wari ufite amazu akodeshwa asigaye nta n'ikiraro, wari ufite nk'ijana asigaye nta n'inkoko mu nzu. Kubera iki? Maraya arakenesha, umuntu agasigara ku gasate k'umutsima, kugeza ubwo usanga abantu bavuga bati yewe kanaka neza, ntiwamenya ko yigeze kuba umukire, nyamara kuri uyu musozi niwe wari umutunzi w'imbere, none asigaye nta rwara rwishima. Ndabifuriza kuba maso, nimurinde imitima yanyu kuruta ibindi byose birindwa. Maraya ntabwo yica umutima gusa, ahubwo ngo aranakenesha. Yesu nadufashe cyane. Imana itugire neza. Abanteze amatwi mwese, ndabifuriza kurinda imitima yanyu kuruta ibindi byose birindwa. Ndagira ngo rero turangize, maze dusenga Imana, dusaba Imana imbaraga zo kwica ingeso za kamere. Tuyisabe kandi imbaraga zo kurinda imitima yacu, tuyibere maso. Icyampa nge nawe uyu munsi wa none ukatubera umugisha, buri wese akarwana ku bugingo bwe, akibuka ko ubugingo bwari ubw'igiciro cyinshi, akibuka ko umutima usabwa kuba muzima kuruta ibindi byose. Yesu nadufashe cyane. None se wowe unteze amatwi, umutima wawe ni muzima cyangwa warapfuye? None se ahari ufite ubugingo buzima cyangwa ubugingo bwarapfuye? Yobu yaje kunezezwa nuko
yarwaye indwara isanzwe, umubiri uragenda umushiraho, aragenda ibibyimba biratondekana guhera ku birenge kugeza ku mutwe, ariko ashimishwa nuko yari afite ubugingo buzima. Nibwo yaje kuvuga mu gitabo cya Yobu gice cya 27 umurongo wa 3, ahavuga ijambo ryiza cyane, ati ubugingo bwanjye buracyari buzima, ati kandi umwuka w'Imana niwe utuma mpumeka, ubugingo bwanjye buracyari buzima. Imana imfashe nanjye iminsi nzayimara ubugingo bwanjye ari buzima, iminsi nshigaje kubaho nzayimara ubugingo bwanjye ari buzima. Nawe kandi nakugira inama, wasaba Imana uti Imana, nubwo ubugingo bwanjye bwishwe n'ibyaha, ariko ndashaka ko wabuzura, none iminsi nshigaje nkazayimara ubugingo ari buzima. Muri imbyino waje kuririmba ati nuko abishwe n'ibyaha 246 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, ati nuko abishwe n'ibyaha nimuhunge mukire, maze mubikurweho. Yesu n'ubukiriro, Yesu nadufashe cyane. Bityo rero ntutangazwe nuko ibyaha byaba byarakwishe, nibyo birumvikana, ariko nanone hari umwami Yesu uzura abapfuye bishwe n'ibyaha, ari wavuze ati ninjye kuzuka n'ubugingo. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana gice cya 11 umurongo wa 25, ho Yesu avuga ati ninjye kuzuka n'ubugingo, atunyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Uko gupfa yavugaga ntabwo ari ugupfa ko ku mubiri gusa, ahubwo no gupfa ku mutima nako kwari kurimo. None se ntiwumvise wa muririmbyi w'104 mu gushimisha Imana waririmbye ati imbabazi z'umukiza zamuzanye kunshungura, ati natabitswe n'ibyaha byanjye abinkura amarankiza. Nyamara ageze ku gisubiramo, ati nari mu isayo y'ibyaha, burya yamaze gupfa, ati nari mu isayo y'ibyaha, ati aramfata aransayura, nari mu mwijima ukomeye, ati none aramurikira. Nari mu isayo y'ibyaha, aramfata aransayura, ati nari mu mwijima ukomeye, none aramurikira. Nibwo yageze kuri cya gice cya 4 navuzeho cyane, ati none mpora mu mahoro nyuma yo gusayurwa, nyuma yo kuva mu isayo y'ibyaha, nyuma yo kuzuka mu byo bw'umwuka, ati none mpora mu mahoro, umutima ni muzima. Haleluya! Mpora mu mahoro. Bigaragara ngo niba yari umugabo abanye n'umugore we neza, abana be barashima Imana kubwe, ntabwo abana be bafite ibibazo, kubera ko iyo umuntu amaze kugira umutima muzima amenya n'agaciro k'abana yabyaye. Iyo umuntu amaze kugira umutima muzima amenya agaciro k'umugore yashatse, akamenya agaciro ka mugenzi we, agakunda mugenzi we nk'uko yikunda, nk'uko Paulo nawe amaze kuva mu isayo y'ibyaha yaje guhindura imikorere, yera imbuto zikwiriye abihannye, amenya agaciro ka bagenzi be mu gihe yari yaraheze mu byaha, mbega atazi ko bagenzi be ari abantu nkawe. Ariko ubwo yari amaze guhumuka, ntabwo ngo amaze kuzura umwuka wera, wa mwuka wica ingeso za kamere, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza cyangwa se mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 17 ndetse n'uwa 18, ho dusanga handitswe iri jambo ngo Ananiya aragenda ngo yinjira mu nzu, amurambikaho ibiganza, aramubwira ati Sawuli mwene data, umwami Yesu wakubonekereye mu nzira waturutsemo, arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera, uhumuke ishyari rivemo, ishyari ryo kugira ishyari andi matorero rikuvemo, wuzuzwe umwuka wera. Umurongo wa 18, nguwo mwanya bisa n'imboneranye bimuva ku maso, arahumuka, arahaguruka, arabatizwa. Haleluya! Uwo mwanya bisa n'imboneranye bimuva ku maso. Ba Kristo bene data, aka kanya Yesu arashaka ko umwuka wera yakuzura imitima yacu, kandi ntabwo yajya mu mitima yacu ishyari rikirimo. Yakeretse ishyari ribanje kwimukamo. Bigaragara ngo twamaze kumenya ko ishyari n'umwuka wera bitabana. Ngo Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambikaho ibiganza, en langue française nous lisons, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison,
Il en posa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ veut que nos yeux soient ouverts et que nous soyons remplis du Saint-Esprit, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits, afin que nous puissions glorifier son nom. Et merci parce que vous m'avez entendu. Et j'espère que vous me suivez. Ndizera ko munkurikiye birasaba ko tumenya ko umwami Yesu ashaka ko amaso yacu ahumuka tukuzura umwuka wera. Nyuma yo kuzura umwuka wera ingeso za kamere zizapfa, hanyuma tugira ubugingo buzima, maze abari bapfuye bazuke, tubashe kwera imbuto zikwiriye abihanye. Uyu Pawulo amaze kuzura umwuka wera, imikorere irahinduka nkuko tubisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 16. Ndagira ngo iri jambo ndisome. Nyuma yo kurisoma turasenga Imana, kuko turaza gusenga Imana tuyisaba imbaraga zo kunesha ibyaha byica imitima, maze tugira ubugingo buzima, hanyuma Uwiteka abashe kutwishimira. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 16 handitswe iri jambo ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Nicyo gituma mpirimbanira, kubera ko namaze kuzuzwa umwuka wera, kubera ko umutima wanjye wavuye mu isayo, kubera ko Yesu yamaze kunzura. Mbega uyu Pawulo ati nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Maze Biblia y'Igiswahili bivuga neza ngo nami ninajizoweza katika neno hili niwe na dhamiri sio na hatia mbele za Mungu na mbele ya watu siku zote. Yani kusema kwamba tukisha kuwa hai kiroho, tutakuwa na dhamiri, yani tutakuwa na dhamiri na dhamiri isio na hatia mbele ya Mungu na mbele ya watu siku zote, na Bwana atapendezwa nasi. Ndugu yangu mpendwa, Bwana nataka usiwe na dhamiri ya kufanya yaliyo mabaya machoni pa Mungu, yani uwe na dhamiri isiyo na hatia mbele ya Mungu na mbele ya watu siku zote. Ndizera kunteza amatwi rero, ndashaka kurangiza tugasenga Imana, hanyuma abakeneye gusengerwa kugira ngo bagire imitima mizima bagasengerwa, kandi ab'imitima itari yapfa mukomeze muyirinde, kuko Satani ushaka kuyica ntabwo asinziriye. Twibuke ko ngo umugore usambana ngo ahiga ubugingo bw'igiciro cyinshi. Umenye ko Satani ari guhiga ubugingo bw'igiciro cyinshi, ubugingo bwawe ngo abwice. Ndagira ngo dusenge Imana. Mbese ukeneye imbaraga zo kurinda umutima wawe? Mbese umutima wawe wawarishwe n'ubusambanyi, wawarishwe n'ibisindisha? Wabwira Yesu uti ndashaka ko nanyu nsayura nkuko wasayuye Pawulo, kamuvana mu ishyari, kamuvana mu rugomo, kamugira umukozi wawe. Nuramukugize iyo nyota, Yesu arakugirira neza, aragusayura. Abakiri bazima natwe ni wowe nanjye tube maso, aho imitima itari yapfa dusaba Imana imbaraga zo kuyirinda kugeza ubwo tuzagera ku byasezeranijwe. Dusenga Imana, dusengere ababyifuje mwese, abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore. Reka dusenga Imana. Imana Data wa twese uhoraho, ndagushimye mu izina rya Yesu. Urakoze cyane kuri Imana izura n'abapfuye. Mugaragu wawe ati nari mu isayo y'ibyaha, maze ngo uramufata uramusayura, hanyuma uramumurikira yarari mu mwijima ukomeye. Aka kanya ndagusabye ngo nibundi n'abayifite abakiri muri uwo mwijima, bakiri muri yo sayo y'ibyaha, ubasayure babashe kuba abana bawe nabo babera umubyeyi. Ndasenze kandi ngo imitima yacu duhe imbaraga zo kuyirinda, abitari yapfa dushoboze kuyibera amaso. Sanga abagabo bambika imbaraga zo kurinda imitima yabo kuruta ibindi byose birindwa. Sanga abagore ubaha izo mbaraga, sanga abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu. Kandi abantu kwirinda ibisindisha, kubera ko twamenye ku busambanyi na vino y'umuco na vino yihira byica umutima. Nuko abantu babashe kugira imitima itabarega ikibi imbere yawe n'imbere y'abagenzi babo mu izina rya Yesu. Habagaye imitima mizima babashe kubana amahoro nabo bashatse, abagore imitima mizima
babashe kubaha abagabo babo. Gira neza urubyiruko, uruha imitima mizima, ibashe kumenya agaciro k'ababyeyi babo, abantu bamenya agaciro k'abaturanyi, umuntu amenye gukunda mugenzi we nkuko yikunda. Sanga abacamanza bahumura amaso, abahumishwa amaso n'impongano, ubereke ku mitima yabo ipfuye mu izina rya Yesu. Iyi si turayikweretse Mana, kugenderera ubucamanza bw'abayituye, maze bishoboka abacamanza batuye isi bahumura amaso, ubereke ko impongano zicubuza ubwenge, ubereke kandi ko impongano zihumya amaso y'abareba, umuntu akagore kukura kureba. Nyamure kubahumura amaso, ubashoboze kurangwa n'ukuri. Ijambo rya niko ritubwira ngo abantu basabwa guca imanza zitabera, kubera ko ari byo bikunezeza. Ubwawe uravuga uti nkunda imanza zitabera, nanga kwambura. Nuko byereka abatuye isi kugira ngo mahoro abashe kubaho. Turagushimye ko wumvise rero, ngo utanga imbaraga kubifuje kurinda imitima yabo kuruta ibindi byose birindwa. Urakoze cyane kubyumvise, bibe nk'uko ushaka. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu, amen.